abanyagihugu na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagomba kuba maso bahuze kandi bafatanye mu guhangana n'ibishobora guteza umutekano muke. Murabe maso kuko Uvira iziwe n'izinyeshyamba. Ako gahenge nakunda kubwira abantu baga ntacyo kavuze nimba mwasinya gahenge mugomba no gushyiraho urwego rucungwa karenze ko nimba rudahari ntabe. Icyo nicyo ubwo nenge kuvuga ino Uvira kuba ngiye uyu munsi sinemera ko nta bantu bo muri M23 bariyo. Yego. Aravuga ngo tuzahava yesagarutse. Umuntu utekereza ko M23 igiye kurekura hariya ngo kuko ngo baganiriye. Baraganira n'ejo bazaganira ni Washington bazaganira. Ariko leta abo bantu babicanye itigeze inacira urubanza ngo ibanze imenye ninde wisha abantu kukameme katanyama ntumbwire ngo nta bantu yishe. Yego. Izo foka ntabwo nubwo urafashe byose urabirunza byise ngo ni Wazalendo. Hari Washington ubwo icyo gihe uyitesha agaciro, Doha uyitesha agaciro, urashaka kubisuprima kugira ngo noneho uhita uvuga ngo noneho ngo reka tubyirangirize twe babiri. Yego. Wabikora uhagarika gukora na FDLR, wabikora uhagarika gukora na n'inyeshyamba za Wazalendo. Kameme Wazalendo n'inyeshyamba kuko Katanyama Mayi biroze bishambuke byose barafashe barundaho babyita ngo ni Wazalendo. Rero ahisemo kujya muri M23 ntago ariko umuntu uhisemo kujya muri M23 ngayo mahitemo yawe tugiye kuyaburizamo kuko kuri matekwa ngo hari igihe bazakutubaza ngo tubasubize. Ngiye kubaza ni kari bakuru bafite choice niba barese bakwiye. Donc nuwango hari ya Kinshasa yumvira mukuri ariko tugiye muri interpretation y'amategeko. Rero kuko tugiye guhana imfungwa ngiye kuri kino kintu mbaye nk'umusesenguzi. Yego. Ntago navuga yuko badafite ukuri. Kinshasa yari gize akantu ka kenge. Noneho rero aba basirikare wafashe mpiri nyuma ukabatoza nubwo mbishyigikiye ku ruhande rumwe ariko arigima mu buryo bw'amategeko. Ya Kinshasa irumvikana. Kwati rero tubaha matekwa zanyu muduha matekwa zacu. None matekwa zacu ziri kutubona zose mwazi pasingishije. Ngo rero ngo bamaze gufata abantu banje ngo babakuyemo amakuru ngo matekwa yawe yo ikoza amahitamo. Ayo mahitamo abari priorite ntaga akumirwa. Yego. Kuko icyo gihe waba uri gusaba M23 kugibuza uburenganzira bwakiremwa muntu abo yafashe kuko ahagengwa na FRDC niho habi. Ahagengwa na M23 ni heza. Iki ntago umuteroriste yamujyana Doha. Hari abantu bakora ibintu ubona bitabaho. Sura ko FDL tuyita abateroriste kandi UN yabise abateroriste. U Rwanda nta musi uzabona rwagiye Doha na FDLR. AFC ni umutwe wa politike. Ufite ibintu uharanira bigaragara. Ufite abantu bari marginalize bamaze imyaka 32 ari impunzi. No, ngenda nabita exile. Buri exile ntago ari impunzi, ni umuntu wahunze kuko wamwirukanye. Barabajyanye byumba turakanura amaso uretse twaje gira n'igicumbi kadukiza. Ubundi nkambi bayitwaye bajyanye amafaranga. Yego. Twa tumaze kuba inshuti nabo bamwe barashyingiranye kuko u Rwanda rwabafashe neza. Baravuga ati bari kuturasaba tumereye nabi. Drone zatuziye. Drone zimeze nabi. Kinshasa nategereza ko irahakana ngo ntitwabarashe. Agahenge ubwo murabyemeje pe mwakavuyoye. Yego. Abantu bari kuvuga ngo nabaye febre ngo ngona haga kaboko kuko ngo dukore diri y'amahoro na Paul Kagame. Atinagaragaje nk'umunyamantege nke atari ko siko bimeze. Nduhungire he uri kubona seva afite muri diplomasi. Kuva yatangira gukorera u Rwanda mu myanya y'u Rwanda si yatangira ari umudiplomate. Yego. Kayikwamba tujya kwemeza ko umuntu ari igifaro ko twabonye ko ibintu yashakaga muri communauté internationale yabibonye. Tubyibaze. Kayikwamba yamye azenguruka isi asabira sanction y'u Rwanda yabonye zingahe. Vuze ibintu ubundi atagomba kuvuga nka president w'igihugu. Yego. Aravuga ngo twari dufitanye deal na Amerika. Ubwo reka mvuge ko ubwo ari president atayihimba. Ngo noneho ngiyo deal twari dufitanye na Amerika ngo u Rwanda rubimenye ngo ruraza ruritambika ngo rugohereza abantu benshi ngo kugira ngo bitambike iyo deal kugira aho rwohereje n'abanyamasengesho. Icyo uvuze cyo nduhungire he yarakikwambitse arakikutodera agikoramo simusa yizira urayambarira iranagukubira. Uyu munsi mbazaniye inkuru nziza. Benshi baza mu Rwanda bibaza bati nihe twarara cyangwa se twamara ikiruhuko cyacu. Igisubizo nta kindi ni Rob's Meadows Villa Apartment. Iyi ni apartment iherereye hano ku kibuga cy'indege neza ndetse by'akarusho nibigusaba gukora urugendo. Tubafitiye services zitandukanye aho tubaha abashoferi ndetse dufite n'abakozi babafasha igihe muri kuri iyi apartment. By'akarusho kandi twabatekerejeho kuko hari na piscine, hari aho wicara wumva amahumbezi. Reka nkubwire ngo
abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho duhamagare kuri ino nimero 0788 Rob's Meadows Villa Apartment niwajura igisubizo. Nabonye rero ubutumwa ngo bwihutirwa ngo kuba kongomani bose cyangwa se abakongolese bose. Umushoferi aherutse gushyira ahabona video igaragaza gutwara abagize mama 23 berekeza ku murongo w'intambara mu byerekezo Kirungutwe na za Uvira. Ubu butumwa rero ntago ari urujijo kuko amafoto hari ibyo avuga ubwabyo, aho yagiraga ati dusaba intwari zacu za FARDC na Wazalendo kwitegura ku kanya no gukomeza ibirindiro kugira ngo barinde ubutaka bwacu n'abaturage bacu. Abanyagihugu na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagomba kuba maso bahuze kandi bafatanye mu guhangana n'ibishobora guteza umutekano muke. Murabe maso kuko Uvira iziwe n'izinyeshyamba. Yego nayo majwi yavugaga ariko tukibaza yabivuze ryari kuko turibuka yuko ku itariki 15 no 14 yego idoha basinye yuko icyo nicyo nagiye kugira gahenge icyo nicyo nagiye kubaza ako gahenge nakunda kubwira abantu baga ntacyo kavuze nimba mwasinya gahenge mugomba no gushyiraho urwego rucungwa karenze ko nimba rudahari ntabe icyo nicyo ubwo nagiye kuvuga wambwira se ngo none ndibaza bamwe bisa naho bagaragaza ko ino Uvira kuba ngiye uyu munsi sinemera ko nta bantu bo muri M23 bariyo uko tujya tubivuga yego babinasi baba abari ahangaha kureba uko bimeze Uvira nta muntu yifite ijana kuri indi yego oya nago ariyo mu buryo buri direct na bamwe kindi gifitwe nabandi donc nago wavuga yuko Uvira M23 ntago yabigota kuriya idateganya kuyifata none se kuko wenda igihe cyabyo wenda kubera bibona kitaragera bamwe bavuga ko ari ibiganiro aho na Dr. Skari barinda avuze ko bavuga bati nanone tuyifashe turi mu biganiro bya bibindi hari kuko abantu muri M23 n'abanyabwenge bazi gukora karikire zabo ushobora ati tushobora kuyifata bigatera iki kibazo cyase gutya n'u Burundi na gutya na gutya reka tuzayifatira igihe iki niki cyase turayizenguruka gusa tube turetse neza niyo bapanga kwifatanya mu myaka 5 rega abantu batekereza ko M23 zava hari hanifite ntayo yenda kujya ni ibintu yababwiye umunsi ku wundi kababwira iti hari igihe ntuzageze kuvuga hari ubwo ninde ni Wiringoma cyangwa ni Canisius ninde Canisius nagaruka kuvuga cyane hari yigeze kuba ari trending cyane yego aravuga ngo tuzahava yesagarutse donc umuntu utekera ko M23 igiye kurekura hariya ngo kuko ngo baganiriye baraganira n'ejo bazaganira ni Washington bazaganira ariko ntabyo ndi kubona Kisekedi aherutse kuvuga ibyo senateri Vodise kuvanga amasaka n'amasakramentu muri Global Gateway Forum ni huriro ry'ubukungu rya Union Européenne ufashe ijambo utangira kwibasira mugenzi wawe mu president Paul Kagame urubango ngo haye kuboko ngo ngo dukora amahoro ngo dukore iki ibyo byarabaye nari nshatse gukuramo ijambo yavuze ngo ngiye nawe nitwe abantu babiri bashobora gutuma amahoro aba ariko hari Washington ubwo icyo gihe uyitesha agaciro Doha uyitesha agaciro urashaka kubisuprima kugira ngo noneho uhita uvuga ngo noneho ngo reka tubyirangirize twe babiri yego nduhungira aza kumusubiza aravuga ati no ntago ari mwe babiri kuko nta naho Paul Kagame ahuriye n'ibibazo ufitanye na M23 ahubwo weweho wenyine wabikora uhagarika gukora na FDLR wabikora uhagarika gukora na n'inyeshyamba za Wazalendo kamwe Wazalendo n'inyeshyamba kuko Katanyama Mayi biroze bishambuke byose barafashe barundaho babyita ngo ni Wazalendo leta abo bantu babicanye itigeze inacira urubanza ngo ibanze imenye ninde wisha abantu kuko Katanyama ntumbwire ngo nta bantu yishe yego izo fuka ntabwo nubwo urafashe byose urabirunze byise ngo ni Wazalendo bivuga patriote gusa umupatriote wirwaga yica abaturage ni patriote bwogoje ni kibazo none urangije basigaye bahari nibikorwa bakora ukabitakana ngo Wazalendo ntitukikontrola donc bivuze ngo abo bantu bashaka kwica abantu babikubaza nka leta ukabati twebwe ntago tubizi ntago tubirimo ntago tubakontrola ariko nimwe muha intwaro kameme noneho nungira mbwa ati wareka gukora nabo ikindi wareka kujya wirugura sa ku bantu ba M23 kandi muvuga ko muri mu biganiro nibindi yabashe kumubwira yego
icyo atongeyemo ariko nacyo cyumvikana nuko atambwira ati kandi muganire nabo bahunga ariko nanone nimba agahenge kubahirijwe no kugira ngo baganire cyane ko buriya agahenge nikamara kubahirizwa nubwo ntari kubibona kuri tele nta bihari ni mu nyandiko gusa bagomba ngo kuganira ku mpamvu muzi zo kuvuka kwa M23 kubaho kwayo kugira ngo nyine bumve struggle zabo icyambere basinye ko bagomba guhererekanya imfungwa si byose bamaze gusinya guhererekanya imfungwa M23 irazitanga M23 yo yarazitanze bo abantu 700 barababima barabwata ahubwo kugira ngo tubabahe bano 700 nuko mwagira gute mwaduhumbi 700 mwapasingishije kuko mwabafashe mateko ari ingabo zacu ubwo rero kuko tugiye guhana imfungwa ngiye kuri kino kintu mbaye nk'umusesenguzi ntago navuga yuko badafite ukuri Kinshasa yari yigize akantu ka kenge kuko ku ruhande rumwe wafasha nyine abapolisi n'abasirikare uretse ko abapolisi bo ntago bababaha abasirikare kuko abapolisi kiretse abajandarume burya bemereye kurwana abapolisi ni nk'abasivili iyo bigeze ku mirwano burya abapolisi bari nk'abasivili y'igihugu cyatewe ntago polisi ijya kurwanya abateye ntago ifite iyo mandate ariko yitwa jandarumuri burya jandarumuri ishobora kurinda gukora imirimo ya gipolisi ariko n'igihugu gitewe jandarumuri iba yemerewe mu buryo bw'amategeko kuba yajya ku rugamba noneho rero aba basirikare wafashe mpiri nyuma ukabatoza nubwo mbishyigikiye ku ruhande rumwe ariko arigima mu buryo bw'amategeko ya Kinshasa irumvikana ati rero tubaha matekwa zanyu muduha matekwa zacu none matekwa zacu ziri ko tubona zose mwazipasingishije muri kuziha amaranga aho kantu kumva ko kajya kumvikana ariko nanone iyo ushaka kuganira n'umuntu wakurusha imbaraga ku rugamba ntago zanitswe tumubanga mfite ukuri ngo ninjye uri mukuri ngo rero 700 nabime none se nimba byarapasinze nuko bishaka kwigumira hariya ku rundi ruhande nubwo habaho amategeko yo guhererekanya imfungwa z'intambara ariko ayo mategeko ntagaruta icyo twita human rights uwo muntu bafashe mateko ataracyafite uburenganzira bwe nk'ikiremwa muntu yemerewe kwihitiramo rero ahisemo kujya muri M23 ntago ariko umuntu uhisemo kujya muri M23 ngayo mahitamo yawe tugiye kuyaburizamo ngo kukuri matekwa ngo hari igihe bazakutubaza ngo tubasubize ngiye kubaza ni kari bakuru bafite choice niba barese bo kwiga donc nuwango hari ya Kinshasa yumvira mukuri ariko tugiye muri interpretation y'amategeko right zangiye yo gucuzinga iruta ntabwo nk'urugero umuntu bamufunze bamujyanye mageragere sari ku gihano ubwo bibare nk'icyo kintu cya matekwa ariko ageze mageragere wamuza kuva mu Kristo ngajye musiramu kuko aracyafite bwa burenganzira bw'icyo twita human right urayifunganwa uyibana matekwa bivuze ngo bamufashe ari matekwa ndetse baye ngombwa ko bamugusubiza nk'amatekwa bamugusubiza ariko cyagiye bakimufashe nk'amatekwa we ahisemo kujya muri M23 ntago wabimubuza nkuko na Kabundi iyo ashatse kuza muri M23 utabimubuza nkuko n'undi nagasita ashatse kuza muri M23 ntago wamuhagarika n'amasunzu bose ngo umuntu ashatse akora amahitamo ye igihe abishakiye rero kuba ayo mategeko yo kubangwa ni matekwa nta mubuza uburenganzira bwe nk'umuntu wemerewe guhitamo kujya muri mouvement révolutionnaire ya M23 kuri cyo ngicyo bari bagerageje ariko nyine urumva ko tugiye ahimbitse noneho habahanga ntago cyumvikana donc ubugaragaje yuko hari kuba bitwa mateko batemereye gukora amahitamo ariko mateko yemererwa gukora amahitamo ni nayo mpamvu mateko yayo bayifata igakora amahitamo yo kubaha amakuru y'ibishaka gusa itabahaye amakuru ntago bemereye kwitorotira ariko iyo yo ikoze amahitamo igaba ati wa mungani twarwaniraga ku ruhande rubirikana itangira amakuru ntago uzayibuza ngo rero ngo bamaze gufata abantu banje ngo babakuyemo amakuru ngo matekwa yawe yo ikoze amahitamo ayo mahitamo aba ari priorite ntaga akumirwa kuko icyo gihe waba uri gusaba M23 kugibuza uburenganzira bwa kiremwa muntu abo yafashe ngo niba yibwiye ati duhisemo kuza muri M23 ngo yango mwebwe muri matekwa ngo nta burenganzira bwo guhitamo mufite none se kiri mu gisirikare cyane ntera afite uburenganzira bwo kudizatinga cyane kugusezera yarabufite nkuko afite n'uburenganzira akiri mu gisirikare cya bataramufata afite uburenganzira bwo kujya muri M23 banamaze kumufata afite uburenganzira bwo kujya muri M23 rero kiretse nimba ahubwo wowe Kinshasa wagaragaza wagiye muri M23 ku gitutu n'igitugu
nimba udashobora guprovinga ibyo rero kandi biroroshye bwira Monisco igenda igereyo bose babaze bati muri M23 ku mahitamo cyangwa muri M23 kubafatiraho bayoneti kwijosi icyo gihe bo bazitangira amakuru bwati rero turi muri M23 ko twabihisemo kuyijyamo yego ni umutwe cyangwa se n'umugambwe uharanira ibintu natwe twemera kandi aho wamaze gufata urahatekanishije uhayoboye neza nta kintu na kimwe kigaragaza giha umuntu wese uburenganzira bwo kubita abateroriste cyangwa se abandi bantu babi kuko ahagengwa na FARDC niho habi ahagengwa na M23 ni heza iki ntago umuteroriste bamujyana idoha hari abantu bakora ibintu ubona bitabaho sura ko FDL tuyita abateroriste kandi UN yabise abateroriste u Rwanda nta musi uzabona rwagiye idoha na FDLR yego kuko ni abateroriste nyine byaca mu zindi nzira ushatse guhinduka akava muri iyo nzira mbi akaba yababarirwa agacishwa mu tobo ntakurikiranwe ntajyanwe mu rukiko ariko hirya y'ibyo ntago FDLR yaza ngo ivuge ngo irashaka gukora deal nta muteroriste ukora deal yego umwe yasohokamo bakamurehabilita ariko kuzana kuko erega FDLR uwayisohotsemo ubwe ntago aba ari FDLR yego ubwe ni umunyarwanda ushobora gusubizwa mu murongo ariko iyije yambaye iryo zina kuko iryo zina ryitwa ideology iryo zina rikitwa ibitekerezo bya politike y'ubugome no kwica no kurimbura inyuko tutse FDLR nta kindi kintu ihagazeho ntanazagira ukubeshya ntago ari umutwe wa politike AFC ni umutwe wa politike ufite ibintu uharanira bigaragara ufite abantu bari marginalize bamaze imyaka 32 ari impunzi none ngenda nabita exile buri exile ntago ari impunzi ni umuntu wahunze kuko wamwirukanye les exilés donc umuntu wirukanywe kuruta kwitwa impunzi aba bene wabo M23 ababyeyi babo abavandimwe babo so sont des exilés nkuko inkotanyi ziri na kivara zari les exilés barirukanywe yego nukuba impunzi ariko warahunze ushushubikanywe wirukanywe kandi bakagerageza kuza mu Rwanda bakavuga ngo ikirahure cyaruzuye na M23 n'abantu basa nababwirwa ngo cyaruzuye ntago abantu bamaze imyaka 32 muri Nairobi bamaze imyaka 32 mu Rwanda hari igihebe batarabajyana barabajyanye byumba turakanura amaso uretse twaje gira ni igicumbi kadukiza ubundi nkambi bayitwaye babajyanye amafaranga yego twari tumaze kuba inshuti nabo bamwe barashyingiranye kuko u Rwanda rwabafashe neza so rero biravugaga ngo agahenge kagomba kubanzirizwa no gutanga imfungwa M23 bikoze Kinshasa irabyanze agahenge kagomba kubaho bashyizeho n'itsinda ririmo abantu ba Kinshasa n'aba M23 n'aba Rwanda n'abanyamerika bashinzwe gukurikira kugenzura urenga kuri ako gahenge mu gitondo byari tariki 14 mu gitondo kitariki 15 Kanyuka itavuga ati umva drone zatumaze nkunda rero kuntu Kanyuka reporting ashyiramo akantu kagakabyo mu kameze ukuntu ko kudramatiza kandi koko uba wabikoze yashaka kujya dakabyasa aravuga ati bari kuturasaba tumereye nabi drone zatuziye drone zimeze nabi Kinshasa nategereza kirahakana ngo ntitwabarashe agahenge ubwo murabyemeje pe mwakavuyoye yego so rero ni ibintu bigaragaza yuko Kisekedi ari hariya muri diaspora yo mu Birigi aravuga ati jewe ati buriya abantu bari kuvuga ngo nabaye febre ngo ubona haga kaboko kuko ngo dukore diri y'amahoro na Paul Kagame ati nagaragaje nk'umunyamantege nke atariko siko bimeze atareka mbabwire rero reka mbabwire njyewe nkunda kubwira abantu ni umutoza w'ikirenga wasesenguza ariko mu gihe tutaremeranya kuri icyo mu gihe tukifite deba yo kubyemeza ariko cyangwa amatora yo kugira ngo muntorere uwo mwanya ariko se ni gute umuntu aba ari umusesenguzi nimba adateganya ko nzamukura ku rutonde rw'abasesenguzi yego akaza akavuga ngo Tereze Kwamba Wagner ngo ni igifaru muri diplomasi one nta experience afite muri diplomasi njye baka abantu ari ibifaru muri diplomasi uwa mbere mu isi ni Sergei Lavrov w'Abarusiya Marco Rubio nawe ari inyuma y'uw'Abarusiya ariko tumugiye tutarajya ku by'Abarusiya na Amerika tuze hani wacu nduhungire he uri kubona seva afite muri diplomasi
kuva yatangira gukorera u Rwanda mu myanya y'u Rwanda si yatangira ari umudiplomate yego agatangira Washington ari deputy akakurikiraho kuba ambasaderi mu Bubiligi agakurikiraho kuba ambasaderi muri Hollande yaje mu Rwanda afaturiye mwanya ufitwe na retired James Kabarebe ashinzwe diplomasi y'akarere none ufashe Therese Kayikwamba Wagner uretse kuba yarize leta avuga icyongereza n'igifaransa nk'uwamize umuzungu wenda niringara n'igiswahili simbizi ngo ni igifaro Kayikwamba tujya kwemeza ko umuntu ari igifaro ko twabonye ko ibintu yashakaga muri communauté internationale yabibonye tubyibaze Kayikwamba yamye azenguruka isi asabira sanction y'u Rwanda yabonye zingahe nimba rero umaze imyaka 3 uzenguruka utanga amabuye utanga ibiki ujya kuri Google utanga y'akantu hose ugenda unyanyagiza amafaranga usaba sanctions nge nzemera ko igifaro niziboneka none wumva ikintu nuza yankoreye Kisekedi wa muvandimwe ukora diplomasi muri materineri manza nzabibaza mwarimu nkamaze ko diplomasi Kisekedi akora mwebwe muri aya masomo turi kwiga mu ikarasa gute kuko yavuze ibintu ubundi atagomba kuvuga nka perezida w'igihugu yego aravuga ngo twari dufitanye deal na Amerika ubwo reka mvuge ko ubwo ari perezida atayihimba ngo noneho ngo iyo deal twari dufitanye na Amerika ngo u Rwanda rubimenye ngo ruraza ruritambika ngo rugohereza abantu benshi ngo kugira ngo bitambike iyo deal kugira aho rwohereje n'abanyamasengesho religious people religieux tafkase kurese nibaza rero Tayisire rwohereje yagiye kwitambika deal y'u Rwanda ya Kongo na Amerika nigitwaza se ubone ndi gutekereza umuntu ariko ndatekereza nabwo ntiwasanga ari nimba ibyo bintu byarabaye ubwo se yaba Rick Warren kuko Rick Warren umujyana wa President Paul Kagame kuko yumbwiye ngo bohereje rero Dr. Kambanda se Kadno kuvuga ngo hari deal wari ufitanye nka Kongo na Amerika ngo yitambikwa na diplomasi y'u Rwanda aha agaciya ndagufasha uhise unyemeza ko babasesenguzi ngomba kubarambika nkabakubita kuko uprovince ko nduhungirehe arusha diplomasi Kayikwamba nimba u Rwanda rwakitambika deal Kongo ifitanye na Amerika ubwo se umudiplomate ufite imbaraga ninde kuko wewe bivuze ngo nduhungire yaba ari ushakira sanctions wenda Kongo mwari kuzihabwa kuko objective yanyu yari kudushakira sanctions ntazabonetse objective ya nduhungire umva ukuntu yavuze ngo impamvu navuze riya jambo ngo naze dukore peace ngo sinzi nimba mubizi ngo ariko ngo behind the scene ngo muri diplomacy ngo nduhungire yatubijije cyoya ni ati yemeje communauté internationale yose yuko twebwe nuko turi mu biganiro tudashaka ibiganiro ngo dushaka intambara aho mabwa ntago mubeshye ariko nduhungirehe buri gihe mwasinye ahita avuga ati nubwo basinye barashaka kurwana aho buriya ngiye nsengura ntago njya ngo mberereke ngo ndyamire kurwana oya icyo uvuze cyo nduhungirehe yarakikwambitse arakikutodera agikoramo simusa yizira urayambarira iranagukubira ariko ikibazo izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 32 32 66 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars.